tubahaye ikaze inshuti mukundwa n'umwami wacu Yesu ku nyubako y'agakiza twongeye kubakira twishimiye kubana namwe rwose. Imana ibaha umugisha. Duherukana tuganira iby'uko kwizera ari amahitamo. Twavuze byinshi ku buryo ukwiriye guhitamo ibyo wizera kuko ari nawe uzabibazwa imbere y'izatubaza ibyo twakoze turi muri buno buzima, kuko butarangirira aho ngaho. Ibyo byo twabivuzeho cyane ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Rero uyu munsi turaza kuza gukomeza tuvuga ku byo kwizera, ariko tuvuga ko kwizera iyo kwamaze kugera mu muntu ariko gufata ubuyobozi. Turaganira ku cyigisho turi bwite kwizera kuduhata gukora. Nibyo rero tugiye kuganiraho, ntucikwe ntujye kure yacu, ahubwo wemera kugumana natwe kandi Uwiteka akomeza guha umugisha. Tutarajya kure rero reka tubanze dusengane. Turagushimiye mwami Yesu kuko udukunda kandi ukatwitaho. Tugushimiye ko ari wowe utugenera ibyo kudufasha muri inzira tunyuramo. Izina ryawe rikomeye rihimbazwe. Turakwinginze rero kugira ngo ube hamwe natwe mu izina rya Yesu Kristo mu kiganiro tugiye kuganira. Mu izina rya Yesu twungure, uduhe gushyikira icyo ushaka kugira ngo hato twe kwibeshya, ahubwo tube dufite ibikwiriye byose byo kudufasha kuzagerwa mu mahoro. Urakoze rero, ngaho bishaka nibeho muri twebwe ku bwa Yesu umucunguzi. Amen. Tubahaye ikaze rero mwebwe mwemeye kubana natwe. Uyu munsi turaza kuganira ku ngingo yo kwizera, ariko aho turi buze kuvuga uburyo kwizera gukwiriye cyangwa se gutegekewe kutuyobora, kuduhata gukora, kutwemeza gukora. Kuko iyo uko kwizera kutaduhata, kutatwemeza gukora, buriya tuba dukwiriye no gushidikanya kuko kwizera guhari. Niyo mpamvu inshuro nyinshi uzasanga abantu batura ko bafite uko kwizera, abantu bahamya ko bizera Imana, abantu bahamya ko bafite agakiza, abantu bahamya ko bafite ibyiringiro, bakanavuga ko ibyo byiringiro byabo ari bizima. Ariko wareba ubwo buzima bw'ibyo byiringiro, wareba ubuzima bw'uko kwizera, ugasanga ibintu bavuga n'ibyo bafite biratandukanye. Imana y'ubuntu bwinshi tugide neza. Niyo mpamvu rero numva umwuka wera nyemeza ko dukwiriye kuganira no ku ngingo y'uko kwizera kuduhata gukora. Iyo kutaduhata gukora rwose, uko kwizera kuba gufite ikibazo. Wenda gato kugira ngo byumve, mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe ari na Matayo, ari Mariko, ari Luka, bose bavuze ku gihe Yesu yari ari mu bwato ari kumwe n'abigishwa be, barimo bambuka bajya hakurya, bajya mu ntara y'Abagadalene. Icyo gihe barimo bambuka, biri tubwira ko umuhengeri waje mu nyanja uza ari mwinshi. Bose batangira gutaka bavuga ngo mwigisha turapfuye, mwigisha turapfuye, ntubyitayeho, urisinziriye, amagambo nk'ayo ngayo. Ariko Yesu akangutse, ijambo nshaka kuvuga niryo Yesu yababwiye. Muri Matayo yarababwiye ngo mwabafite kwizera guke mwe. Muri Mariko arababwira ngo mbese ntimurizera. Muri Luka arababwira ngo kwizera kwanyu kuri hehe. Ni ukuvuga ngo Yesu akangutse yari ashatse kubereka ko mu gihe cy'umuraba kwizera kwiriye kugaragaza imirimo. Ni ukuvuga ngo kwizera kwawe iyo kudakora mu gihe kwakabaye gukora, kwizera iyo uvuga yaramubaza ngo ariko ubundi kuri hehe, niba kutarimo gukora muri uyu muraba ubundi kuri hehe, niba kutarimo gukora muri uyu muyaga ubundi kuri hehe, niba kwizera kwawe kutajya mu bikorwa ubundi kurahagana hehe. Umwami wacu Yesu yabivuze neza muri ubu buryo butatu uko bano banditsi babitubwiye. Yerekana ko hari impamvu zishobora gutuma kwizera kwawe kutagaragara. Icya mbere ni uko ushobora kuba utarizera. Icya kabiri ni uko kwizera kwawe gushobora kuba ari gukeya. Dukurikije ibyo Yesu yababwiye muri Matayo, tugakurikiza ibyo Yesu yababwiye muri Mariko, ushobora kuba utarizera, ushobora kuba kwizera kwawe ari gukeya, ushobora no kuba kwizera kwawe ugufite ariko udashaka kukwemerera ngo gukore. Ari byo yabaje ngo kwizera kwanyu kuri hehe. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba guhari ariko ukaba gutwikiriye. Nk'uko iyo dusubiye inyuma muri Matayo dusanga uburyo Yesu yavuze ko turi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Asobanura ko umudugudu ubundi utegekeye kuba utabasha kwihishira, ariko anavuga iby'itabaza. Aravuga ngo iryo tabaza ngo nta muntu waricana ngo aritwikirize intonga. Ni ukuvuga ngo bibaho rero ko umucyo wawe ushobora kuwutwikira, cyangwa se kwizera ufite ushobora kugupriva, kukubuza gukora, noneho ukaba ugufite uko kwizera ariko ntigukore. Hakaba n'igihe ushobora kuba uko kwizera kwawe ari gukeya, ukaba nta kintu kumaze mu bihe by'amakuba. Hakaba n'igihe noneho kwizera gushobora kuba ari ntako, aho avuga ngo mbese ntimurizera.
ni ukuvuga ngo rero ibyo byiciro uko ari bitatu ni ibintu bishobora kubuza kwizera gukora, ariko nyamara ntabwo ari cyo gutegekewe kwizera. Kwizera kwacu gutegekewe gukora, gutegekewe kuduhata gukora. Yakobo wongera ngo muzi ko yanavuze ko iyo kudafite imirimo, iyo kutarimo kudutegeka gukora kuba gupfuye. Iyo dusubiye inyuma tukareba mu itangiriro ry'imyizerere ya Gikristo, mu itangiriro ry'imyizerere aho abantu bazaba bagendana n'Imana Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, dusanga muri Yesaya mu gice cya 7 ku murongo waho wa 14 hari amagambo muzajya mwihangana iyo mbivuga nihuta, mba ngira ngo mwebwe muze kubona uburyo bwo kubisoma. Amagambo navuze y'ibyo kwizera Yesu abaza muri Matayo aboneka mu gice cya 8 ku murongo wa 23, muri Mariko aboneka mu gice cya 4, muri Luka aboneka mu gice cya 8 umurongo wa 22. Uko ibyo ngibyo maze kuvuga bwa mbere naho ngaho wabisanga, ibindi agiye kubabwira aboneka muri Yesaya mu gice cya 7, ho ndasoma ku murongo wa 14 aho Yesaya yahanuraga iby'umwari uzabyara Emmanuel. Aravuga ngo nicyo kizatuma nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso, dore umwari azasama, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emmanuel, Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo iyo turimo dushaka gutangira urugendo rwo kugendana n'Imana, rwo kubana n'Imana, rwo kuba hamwe n'Imana, dutangirira n'ubundi kwizera kutubwira iby'umwari uzasama, iby'umukobwa utarigeze ahura n'umugabo pourtant akaba atwite, akaba azasama inda. Ni ukuvuga ngo rero iyo tuvuze gusama k'umukobwa, gusama k'umugore, gusama k'umwari, daboro ni ikintu kibanza kubaho kitumvikana, kugira ngo bitwumvishe ko kwizera kuzahindura imibereho yacu, kandi kwizera kukaba kutagizwemo uruhare n'umuntu cyangwa se cyangwa n'itegeko cyangwa n'indi mirimo itegetswe n'ibindi, ahubwo bikaba ibyo twizera byonyine bikarema impinduka mu mibereho yacu ya buri munsi. Nk'uko iyo tuvuze gutwita k'umugore tuba dusobanuye guhinduka k'ubuzima bwe, ariko noneho dore turimo turabona umugore wasamye cyangwa se umwari wasamye hatagizwemo uruhare n'umugabo, ngo bitwereka ko uruhare rwo kwizera mu guhindura ubuzima bwacu rudakomoka ku mategeko ategetswe Imana yacu tugirire neza, ahubwo bikomoka ku kwizera twagize twizeye ibyo umwami Imana agambiriye kuri twebwe. Nguko rero kwizera birimo yatubwira ngo umwana azasama inda. Iyo twihuse tukareba ku byo gusama inda, dusanga uburyo bitanga icyitegererezo cy'impinduka z'ubuzima zitewe n'imbuto iri mu nda. Imbuto yamaze kugera mu nda, burya iyo umukobwa, umwari amaze gusama cyangwa se umugore amaze gusama, burya ubutware bwo kwitwara cyangwa se uko asanzwe yitegeka, uko asanzwe yiyobora, burya kurahinduka, kuko burya nta kintu yongera gukora yirengagije ka twite. Nta kintu yongera gukora yirengagije ka twite. Icyakora birashoboka ko ashobora kugira icyakora yirengagije ka twite, wenda akaba yakwambara imyambaro inyuranye n'uko atwite, akaba yakwambara inkweto zinyuranye n'uko atwite, akaba yarya ariko iyo abikoze arabangamirwa, abangamira imbuto iri mu nda ye, rimwe na rimwe bikaba byatera n'imyigaragambyo mu buzima bwe bwa buri munsi. Rero icyo mvuga ngiki ni uko kwizera nako ubwako, kwizera ubwako iyo umuntu amaze kukwakira, iyo umuntu amaze gusama inda y'umwuka wera, inda yo kwizera, nayo itangira kumutwara kuruta uko we yitwaraga. Igisobanuro ngiki ni uko nawe nta kintu yongera gukora yirengagije ko afite uko kwizera. Kwizera gufite ubushobozi buyobora ubuzima bw'umuntu, kukamuhata gukora, kukamuhata uko arya, kukamuhata uko yambara, kukamuhata uko avuga, kukamutegeka uko agenza, uko yanzura, buri kintu cyose, buri aspect y'ubuzima, buri gice cy'ubuzima gikorwaho nuko kwizera. Iyo rero kwizera uvuga ngo uragufite, ukaba nta kintu kubasha gukora mu buzima bwawe ngo kugire impact, kugira imitegekere kuzana mu buzima bwawe, ikintu cya mbere kiba gihari, kwizera gushobora kuvuga ko ufite ntako, cyangwa se ukaba gutwikiriwe, cyangwa se ukaba ari gukeye. Kuko kwizera gutegekewe gutegeka ubuzima, kugenewe kuduhata
kudutegeka, kutugenera imibereho dukwiriye kubaho, Uwiteka kugire neza. Rero ukwiriye kumva kino kintu. Niba uvuga ko ufite kwizera mukundwa, niba uvuga ko wizera icyo Kristo yakoze, wizera icyo Imana yakoze, wizera ibyanditswe byera, wizera ibyavuzwe n'Imana, birakwiriye ko ibyo bintu bigomba kuba bifite n'icyo byakoze mu buzima bwawe. Ariko niba uvuga ngo mbitse kwizera kutagira icyo gukora, kwizera kutagize impact na ntoya, kutagize icyo gukora ku buzima bwawe, ukwiriye kwitonda cyane ko ahantu hashobora kuba hari akabazo. Ntucikwe n'agace kacu gakurikiraho. Uwiteka naguhire. Nshuti ukundwa n'umwami wacu Yesu, ndagira ngo dukomeze tuganira ku by'uko kwizera gufite imirimo, kuko iyo kudafite imirimo rwose kuba gupfuye. Twari tumaze kubivuga mu gace kacu kabanje, ariko ndagira ngo nkugarure nkwibutse ko kwizera kwacu gukwiriye kuba gufite imirimo kugira ngo kuba ari uko kuri koko. Umwanditsi rero Yakobo arimo yandika mu gice cya 2, niho tugiye gukomereza. Igice cya 2 cy'urwandiko rwa Yakobo, igice cya 2. Bibiliya itubwira iby'uburyo kwizera kudafite umurimo kuba gupfuye. Aravuga ngo nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Hano ndagira ngo tugaruke twihuta. Twari tumaze kuvuga ibyerekeranye n'uburyo gutwita imbuto yo mu nda itegeka umugore imyitwarire, imibereho, imyifatire, imikorere, ko nta kintu umugore utwita ashobora gukora yirengagije ko atwite. Bityo rero ibyo tuvuga ko dufite niba bidashobora kwempakita, bidashobora kugira icyo bikora mu buzima bwacu, tuba duhindutse abanyabinyoma, ukuri kutari muri twebwe, cyangwa se hakaba hari ibindi bibazo twirengagije kwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyo mvuga ngiki bakundwa, ndimo ndashaka kukubwira ko niba mvuga ko nizera Imana, hanyuma iyo Mana mvuga ko nizera, uko kwizera kukaba nta kintu gukora muri njyewe, haba hari ikibazo mu buzima bwanjye bwo kwizera, kuko nshobora kuba mbyibeshyaho rwose. Kubera ko iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, usanga mu gice cya 11 Bibiliya itangira itubwira ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Imaze gusobanura kwizera uko ariko, itangira isobanura ko kwizera ariko kwagiye gutuma. Ibyitegererezo by'abizera nubimanuka urasanga Bibiliya isobanura ko kwizera ariko kwagiye gutuma. Kwizera niko kwatumye Mose yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, agafata ibidafatika akabirutisha ibifatika, agafata ibitaboneka akabirutisha ibiboneka, akanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, akikura ubutware akajya ibugaragu, akikura mu buyobozi muri position yo gutegeka mu mwanya mwiza, akihindura imbata n'umuretwa, ngo kubera ko yatekerezaga ko kubabazwa bamuhora Kristo. Umwanditsi niko abikoresheje, kubabazwa bamuhora kwitirirwa Imana ngo biruta ubutunzi bwose abanyegiputa batunze. Bibiliya isobanura niba ibyo bintu byarakozwe, no kuvuga ngo ni ibintu byabaye mu mutima, ni ibintu umuntu yizeye, ariko biraza bigira uruhare no ku mibereho yisanzwe. Nicyo ndimo ndashaka kuvuga. Kwizera, hari ukuntu bavuga ko kwizera gufite imirimo, kumva abantu barashaka kumvikanisha ibyo umuntu akora, gutanga ibya 10, kugira gutya, gufasha abarwayi no kugira gute n'ibindi. Iyo kadre Yakobo yavugaga, ndagira ngo twigire imbere, turebe icyisumbuye kuri yo, icyo kwizera kumarira umuntu gufite. Bibiliya iduhamiriza neza ko kwizera kuduhata, kugira icyo kutugenera mu mibereho yacu, noneho tukabaho hakurikijwe ibyo twizera. Iyo kwizera rero kutabasha kugira icyo gukora, nababwiye ikintu kiba kibitera ni ibintu bitatu. Gushaka kuba ntako, gushaka kuba ari guke, gushaka kuba gutwikiriye. Kandi ibyo byose ubwabyo ni ikibazo, nta cyemewe kirimo. Kwizera kubaye gukeya kiba ari ikibazo, kwizera kudahari kiba ari ikibazo,
kwizera gutwikirana cyuko cyo kiba ari ikibazo. Rero ni mpamvu ngira ngo tuganire muri kino cyigisho cyacu, ngira ngo twihutishe rwose, ngira ngo wumve niba kwizera kwari guhari muri Mose, kwizera ni gutuza, kwizera Imana ya Aburahamu sekuruza, kwizera Imana ya Isaka na Yakobo, niba kutaramukundiye kwiyumanganya akanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, kwizera yari afite ntakubike ngo akomeze agume n'ibwami habo kukamuhata, ni ikimenyetso kitwereka ko kwizera gufite imbaraga zihindurira umuntu imibereho n'icyerekezo cyaho yajyaga. Kwizera niko kwatumye Nowa ubwo Imana yamuhamagaraga yemera kubaza inkuge mu giti gikomeye akayibaza imyaka irenga 100. Ubwo ndi mu gitabo cy'Abaheburayo. Kwizera niko kwatumye Nowa, icyemezo cya Nowa cyari icyemezo kidasobanutse. Urebye umuntu uri muri ubundi projet, imishinga yo kubaka amato manini nkunda kubona ikorerwa hafi y'inyanja, kubera ko biba bizagorana ko ushobora wenda n'urugero mukunda kubona amato manini kuzabona ikintu kizayatarura ngo cyatereke mu nyanja biba bigoranye, ngira ngo ni ikintu cyumvikana. Niyo mpamvu projet zayo, imishinga yo gukora amato manini, inganda zikora amato manini inshuro nyinshi ziyakorera hejuru y'inyanja, kubera ko iyo zimaze kuyakora zihita zikuraho aho umushinga wari uteretse, ubwato bukahita bwicara mu mazi, kuko bigoye kuzabona ikintu gikora amakontineri ibihumbi n'ibihumbi, wazabona ikintu kigitarura ngo kigeze mu mazi. Niyo mpamvu rero imishinga ikorwa yose ikorerwa ku mazi. Ariko Imana yahamagaye Nowa imubwira kubaka icyo cyato kinini, iyo nkuge nini ayubaka ingana kurya kuntu mwabonye mesure zingana kurya, igeretse gatatu, ifite ifite mikono 300 n'ibindi. Ubwo bwato bwagutse bwo kuzahisha ibintu byose byari mu isi ibiremwa, ariko imubwira kuyubaka ku musozi. Umuntu wese wabyumvaga yibaza ngo ariko ubu Nowa atekereza neza, wenda reka tubyemere ko imvura izaba, ariko se ubu Nowa azabigenza ate kugira ngo kino cyato akimure akigeze ahantu amazi ari? Mu bwenge bwabo birabasiga, bumva ntibabishyikira, ariko nyamara Imana yavuganye nawe yari izi neza ko imvura izagwa, amazi azarengera imisozi, kurengaho Bibiliya tubwira ngo n'igiti kirekire cyarenzweho mikono 15 y'amazi, kuko Imana yari izi neza ko amazi azaza agaterura ya nkuge. Ibyo bintu kuko bitumvikanaga mu bwenge bw'abantu, byari bigoye ko babyemera. Nowa bamwita umusazi, ari nacyo cyatumye haboneka Nowa wenyine mu maso y'Imana wakiranukaga, arokana n'abantu bo mu nzu ye bagendeye munsi y'itegeko rye. Nabo ntagaruka ibyo bavugaga babyumvaga, ahubwo bakurikizaga ibyavuga bitewe n'uko yari se, bituma bamugiriraho umugisha. Umuryango ugirira umugisha kuri Nowa kubera ko bitumvikanaga mu bwenge. Ariko kwizera niko kwatumye Nowa yemera kubaza igiti gikomeye gutyo, akubaka ubwato mu buryo butumvikana, akabushyira imusozi. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yemera kuva mu mudugudu wari utuwe akajya gutura mu mahema, asize amasamba, asize ibyo yari atungiye aho ngaho, akemera kujya kwa mu mahema we na Isaka na Yakobo. Kwizera niko kwatumye bemera amasezerano y'uko Imana izabaho umwana kandi barenze imyaka yo kubyara. Ni ukuvuga ngo kwizera iyo kutabasha kugera ku rugero rwo kudufatisha ibyemezo bwo muri buno buzima, niba kutagaragara inyuma, kwizera kwacu swate ntabwo hari, kwizera kwacu ni gukeya, kwizera kwacu kuratwikiriwe. Imana itugirire neza. Kwizera ko duhata gukora n'iryo jambo turiho. Kwizera niko kwatumye Mariya asama inda y'Umwuka Wera. Umwari, umukobwa utarahura n'umugabo asama inda kandi yizera ko ari iby'ukuri koko. Icyo mvuga ni ikihe? Nuko igihe Imana yari imaze kumutumaho marayika Gaburiyeli yumvisha ayo makuru, arangije aribaza ati ese ibyo bintu byashoboka bite? Byashoboka bite ko ntarabona n'umugabo? Mariya yibaza kiriya kibazo, yari afitemo ibibazo bibiri, ariko byose ntabwo yabigaragaje. Yavuze kimwe, aravuga ngo mbese ibyo byashoboka bite ko ndi isugi, cyangwa se ko ntarabona n'umugabo? Noneho Mariya yibaza icyo kibazo, yari afite ibibazo bibiri yari afite mu mutima we. Ikintu cya mbere yarimo avuga ngo mbese ndamutse nsamye
nkasama nta mugabo byangendekera bite? Muzi uko itegeko ryavugaga umugore cyangwa se umukobwa wasamye nta responsable, nta mugabo yagombaga guterwa amabuye, kuko n'ubundi byagombaga kuba bigaragara ko yafashwe ko yasambanye cyangwa se ko yafashwe ku ngufu ntatabazi. Rero itegeko ryagombaga kumwica. Bityo rero yumva iyo n'imbogamizi ya mbere, gusama umwari wa Isirayeli wasamye inda, icyari cyasha ubwacyo. Icya kabiri, kwibaza ukuntu bizagenda kugira ngo asame, nayo yumva ni ikindi kintu kitumvikana. Ariko marayika aramubwira ati witinya Mariya kuko umwuka wera azakuzaho. Ikibazo cya mbere cyerekeranye no gutwita inda y'umwuka wera, cyerekeranye no gusama nta mugabo, marayika yamusobanuriye ko umwuka wera azamuzaho. Ingorane za kabiri zo kuba bizamugiraho ingaruka muri sosiyete, mu mibanire ye n'abandi, aramubwira ati humura, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Imana itugirire neza. Ibyo byombi, ingorane z'umubiri n'ingorane z'umwuka, zombi Imana yazitayeho. Mariya amaze kumva ko Imana yatekereje ku mbogamizi zose zihari, aravuga ngo ndi umuja w'Umwami Imana, ibyo vuze bingirirweho. Imana itugirire neza. Ariko nawe yari atarabyumva. Nicyo cyatumye marayika itamwongera indi nkuru, aramubwira ngo kandi mwini wanyu Elizabeth nawe atwite inda yo mu zabukuru, wari ingumba, ubu ngubu ni ukwezi kwa gatandatu. Abyumvishe aravuga ati ariko wamugani nicyo cyanyemeza ko ntwite ubundi. Bukeye arahaguruka ajya gusura mubyara we Elizabeth, nawe wari waratwise mu buryo bw'igitangaza, koko yararenze imyaka yo gusama, imyaka y'ubwenge bw'abantu yararenze. Ni ukuvuga ngo Imana yari yarakoze mu rugo rwe, Imana yari yaraje mu kibazo cye. Ibyo twabivuzeho mu gice cyatambutse. Imana yari yaraje mu rugo rwa Elizabeth kugira ngo abone amaboko y'Imana. Hanyuma Mariya ageze kwa Elizabeth agisuhuza, Elizabeth yuzura umwuka wera. Arangije atangira kuvuga amagambo yo guhimbaza Imana, atangira kuvuga amagambo yo kogeza. Aravuga ati ukimara kundamutsa umwana ntwite yisimbije kubera ibyishimo. Ariko ijambo yasoresheje niryo nshaka kuvuga, aho yasoje avuga ngo none nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye. Ni ukuvuga ngo Elizabeth yuzuye umwuka wera yahamije ko yatangiye avuga ngo umugore wese urahirwa, kandi yari akazi na kabyara ke kakari kasabwe kataracyurwa n'umugabo. Ariko nyamara yuzuye umwuka wera atangira guhamya ngo mu bagore bose urahirwa, n'umwana utwite yahawe umugisha. Kuko ukimara kundamutsa ijwi ryawe ryinje mu matwi yanjye, umwana asimbaguritswa mu nda n'ibyishimo. Aravuga ati umva, ndabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye. Uwari umwari arimo aritwa umugore, ngo byerekane ko icyo Imana yavuze cyasohoye muri we, umwari abasha gusamira. Ni ukuvuga ngo ibyo biratwigisha ko hanyuma yo kwizera haboneka impinduka z'ubuzima zitwemerera gutwita tugatangira kubaho tuyobowe n'ijambo ry'Imana, kandi nyamara ritagaragarira abantu, bidashobokera abantu, bitumvikana mu bwenge bw'abantu. Ariko izo mbaraga zigakura umuntu aho yahoze, zigakura umuntu mu byo yibwiraga, mu byo yatekerezaga, mu bwenge yararimo, mu byo yanywaga, mu byo yaryaga, mu ko yambaraga, mu bo yabanaga nabo, mu ko yagendaga, mu ko yumvaga ibintu. Izo mbaraga z'ubumana zigahindurira umuntu kuba uko atarari, kubw'ubushobozi bw'umwuka wera, kubw'ubushobozi bwo kwizera. Imana itugire neza. Aravuga ngo mu bagore bose urahirwa, n'umwana utwite. Umwana utwite waje ateze, yatewe inda nande, ariko umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Imana itugire neza. Bityo rero dutegekewe ko kwizera kwacu kugira imirimo, kuko igihe cyose ibazi yagerayo agasanga niho hahandi. Ariko Imana ihimbazwe ko hari ukuntu yabiteganyije kugira ngo ibyo tuvuga ko dufite biba ari iby'ukuri koko bigaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Njya nkunda kubabazwa inshuro nyinshi n'abagenzi bavuga Imana ibikomeye, bakavuga iyo Mana kibana nabo, ariko ibyo bikomeye bavuga ko Imana babira mu buzima bwabo ukabibura. Iyo umuntu avuga ngo Imana ni Jehova Rafa, ni Imana ikiza indwara, ni Imana ishobora byose, ni Imana Adonai, ni Imana Jehova Jil, ni Imana Jehova Shama, ni Imana Jehova Tsikenu, ni Imana, ayo mazina bagiye bayaha Imana, cyangwa Imana yo ubwayo yagiye yakoresha kugira ngo yimenyekanishe abantu ku bantu ko ari igisubizo cyabo muri byose. Ariko
wareba ubwo buzima bw'abantu bavuga ibyo, bavuga iyo Mana ishobora byose ibana nabo, ugasanga ibyo bintu ni ikinyoma bakundwa. Kwizera kwabo ugasanga ntabwo uhari, kuko mu gihe cy'umuraba bavuza induru, mu gihe cy'iby'Imana ishoboye gukora mu buzima bwabo, iyo basabwa kwerekana uko kwizera usanga ikibazo igikuba gicika. Igikuba kiracika kubera ko ibyo bavuga Imana n'ibyo bizera usanga binyurana. Imana y'ubuntu bwinshi dufashe cyane. Bene data bakundwa, ndimo mbagira inama, wenda ntago muri cyo cyacu ndibuze kuza kuvuga iby'uko kwizera rero guke gushobora gukura. Nshobora kutaza kubivugaho wenda kubera igihe tuba twihaye cyo kugira ngo tuganire, ariko ndashaka kubwira ngo ibyo uvuga Imana niba bitagaragara mu buzima bwawe, ufite ishusho y'icyo twita kwera, ariko imbaraga z'uko kwera ntabwo hari. Uriyitirira ko utwite, kuko ntabwo bishoboka, kuko njya nkunda kubwira abagenzi ngo njye nta mugenzi njya ntege kumwifata. Sinjya ntege ku mugenzi n'umwe umwifato, kubera ko umwifato ukomoka ku nda utwite. None se niba ntanga urugero, niba njyewe turi kujya ku isoko, njye nawe turi kujyana ku isoko, wikoreye igitebo cy'ibijumba, nikoreye agatebo karimo amagi. Niba wikoreye amagi, nje nkaba nikoreye igitebo kirimo ibijumba, utekereza ko twagenda kimwe? Nta nubwo nshobora kurushwa no kukubwira ngo ugende nk'uko njyewe ngenda. Kubera iki se tugenda kimwe? Niba wikoreye amagi nkaba nikoreye igitebo, njyewe ningera ko mugende ndasimbuka, mu gihe uri buze kuza kumanuka nyura mu mazi ugendeshamo amaguru ukanagira mu isaha, kuko ntabwo ushaka gusimbuka igihe cyose wikoreye amagi. Niba turi bugere aho duhura wenda n'urugero n'ikintu runaka kikadukanga kikatwirukansa, ntabwo ukuri bwitwara ariko ndi buze kwitwara. Kubera iki? Ntabwo njye ndagutegeka kwifata nk'uko nifata, kubera ko ibyo utunze si byo ntunze. Wikoreye amagi, nikoreye ibijumba nta cyangirika, nta gipfa. Niyo mpamvu rero umwifato uterwa n'icyo umuntu atwite, n'icyo umuntu yikoreye. Umuntu utwaye amagi ntashaka kugenda kimwe n'utwaye ibijumba, ntabwo bikunda igihe bajya ku isoko ntibagenda kimwe. Turi kumwe bakundwa? Ndagira ngo mwumve kino, umwifato ukomoka ku cyo umuntu atwite. None se ushaka ko umwari udafite icyo atwite mu nda yitwara kimwe n'umwari wasamye inda? Nibyo twese twari abari, ariko haje kwizera, umwe asamye inda undi arasigara. Ariko nyamara umwifato w'uwo bombi bari abari, ariko nyuma yo kwizera imyitwarire yarahindutse, kuko hari imbuto yo mu ndi mutegeka umwifato. None se asimbuke nk'uko yasimbukaga? Yambare se nk'uko yambaraga? Aratangira gushyiramo marineri, yambaraga agapantaro kamwegereye. Sesa n'imyambare, n'imivugire, n'imikorere, n'imirire, n'imiryamire, uburenganzira bwawe bwamburwa no gutwita. Kwizera kuduhata gukora. Iyo kwizera kutagira icyo kudashobora, ubwo nta buzima buba buhari. Uko kwizera kuba gupfuye. Imana itugide neza. Kuba gupfuye, ariko igituma ntakunda gufungira hano, nuko hari igihe uko kwizera kuba kudapfuye, ahubwo gushobora kuba guhari kukaba gutwikiriwe, cyangwa se kukaba kudahari, cyangwa se kukaba ari na gukeya. Nabyo birashoboka. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Rero ndabinginga ku mbabazi z'Imana, kugira ngo mwebwe ubwanyu mwigenzure, muri uko ibyo muvuga ko mwizera ko ari ukuri. Kuko iyo umuntu yumva arimo avuga Imana ishobora byose, avuga Imana ikiza indwara, avuga Imana yishakira igitambo, avuga Imana ikemura ibibazo ibera hose icyarimwe, Imana, wareba ubuzima ukuntu budahamye ibyo bintu, uhita wumva agahinda kakwishe. Uhita wumva ibi bintu bavuga ku Mana ubundi nibyo. Ese koko niba ari byo ko mbona bitagaragara mu buzima bwabo? Imana itugide neza kandi Imana idufashe kugira ngo twigizwe imbere rwose aho gutunganirizwa, kugira ngo ibyo tuvuga Imana tutaba turabagaho gushinja Imana ibinyoma. Kuko niba uvuga ikintu Imana itakoze muri wowe cyangwa idakora muri wowe, udahamya kwikora, urimo urashinja Imana ibinyoma. Ariko birakwiriye ko ubuzima bwawe bugomba kugaragaza ko kwizera kwawe koko gufite ubuzima. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Kwizera niko kwagiye gutuma Samsoni yemera kugendana n'Imana, niko kwatumye Dawidi afata icyemezo kimeze kuriya cyo kujya kwiyahura imbere ya Goliyati. Kwizera niko kwatumye Yefuta afata icyemezo cyo kujya guhangana. Kwizera niko kwatumye umwanditsi wanditse Abaheburayo yaravuze ngo se mvuge ibyanjye, mvuge ibya ba Gideyoni, mvuge aravuga igihe cyandenga. Rero
kwizera niko kwatumye. Haleluya. Kwizera niko kwatumye. Kwizera niko gutuma, niko gutera. Igihe kwizera ntacyo kwateye mu buzima bwawe bukundwa, igihe nta impact, nta kintu kwizera kwakoze mu buzima bwawe, ukwiye gushidikanya kuri uko kwizera. Ndashaka ko ushidikanya ku kwizera kwawe niba ntacyo gukora, niba ntacyo kwateye, niba ntacyo kwazanye. Ukugenzure urebe ko ari ukuri koko, hato utafite ibyiringiro bipfuye. Icyakora ndakongereraho n'iki ngiki tuzakiganiraho mu cyacu gikurikiraho, kwizera gushobora kuba ari gukeye. Ariko biravuga ngo kubaye kunangana n'akabuto ka sinapi gatoya, gato munsi y'izindi mbuto ziterwa, nako gako kwabasha gukuraho umusozi ugatabwa mu nyanja. Ibaze ko Yesu atashakaga ko basakuza muri kiriya kibazo. Ibaze ko atashaka ko basakuza kandi umurabo uhari. Ibaze ko atashaka ko basakuza kandi abona bagiye kurengerwa. Ibaze ko atashaka ko basakuza kandi abona bagiye gupfa. Ibaze ko atashaka ko basakuza, agahagurutswa no kubabazaho kwizera kwabo kuri. Ni ukuvuga ngo kwizera iyo kuza kuba hari icyo kwari gukora, hari icyo kwari kuba kwakoze na mbere y'uko ahaguruka. Imana yacu ishimwe cyane. Bityo rero dukwiriye kumenya tudashidikanya ko kwizera niba tugufite, niba tuvuga ko tugufite, kuko icyatumye babaza kuriya ngo kuri hehe ni uko bahamyaga ko bagufite, bavuga ko uko kwizera guhari, ariko nyamara bageze mu kibazo bigaragara ko kwizera nta guhari. Niko bijye baho ku bagenzi benshi, ukumva aravuga ngo aratura ko kwizera guhari, ariko yagera mu kibazo hasabwa kwerekana uko kwizera, ko kwizera kugomba kugira umumaro, ko kwizera kugomba gukora, ko kwizera kugomba kugira imirimo, ugasanga nta guhari. Yesu akabanyeka agundi kwizera kwawe kuri yeye. Ibyo uvuga ko Imana izakuzura umaze imyaka 1000 barapfuye mu gituro, ibyo uvuga ko Imana ishobora byose, ibyo uvuga ko Imana ikiza indwara, ibyo uvuga ko Imana igabura, ibyo uvuga ko Imana yambika, ibyo uvuga ko Imana ikiza, ibyo uvuga ko Imana ishakira igitambo, ubundi ibyo bintu biriye. Ibyo bintu uvuga Imana bikwiriye kuba bigaragara ko kari iby'ukuri koko mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana itugire neza. Rero kwizera kwawe niba ari guto, tuzabiganira mu cyacu gikurikiraho. Niko bari guto, tuzaganira uburyo gushobora gukora. Ariko hari n'igihe no kwizera ushaka kuvuga ngo ni guto nta n'uguhari, nabyo bibaho cyane rwose. Ukaba bavuga ngo kwizera kwanjye ni guke ariko nta guhari. Niyo mpamvu Yesu yigeze kubwira abigishwa bavuze gutyo, agati mugize uko ngana akabuto ka sinapi, mugize uko ngana, baramwe ngo twongerere kwizera, agati kubaye guhari byakabaye bimeze gutyo. Kuko hari n'igihe ushaka kwibeshya ko guhari ko nyama nta n'uguhari. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Hanyuma rero ko kwakongeje itabaza kwizera ko yumva guhari gushyitse, yarangiza akagutwikira ntiyemere ko gukora, nawe hari urubanza, kuko nta gitabaza ryagenewe gukongezwa ngo ritwikirizwe intonga, nta nubwo umudugudu wubakiwe mu mpinga z'umusozi kugira ngo wihishire, ahubwo umucyo wacu wari ukwiriye kumenywa n'abantu bose. Rero mukundwa, reka nsubikire hano iki cyigisho turimo tuganiraho, ariko ndimo nifuza mbisubiramo kenshi, nifuza ko kwizera kwawe ugenzura ko ari ukuri koko, ubihawe nuko kwizera kugomba kuba gukora. Kuko icyo tumenyesha ko umwana dutwita ari muzima nuko akina mu nda tukamwumva. Nuko icyo tumenyesha ko dutwite by'ukuri nuko twumva nyine ubwo buyobozi bwo gukura k'umwana, umwana mu nda agakura, umwana agate. Kandi ntabwo bizarangiriraga mu kuba umwana azaba ari mu nda gusa. Umwana azanavuka, umwana azanakura. Reka dusubikira aho ngaho, ntuzacikwe n'ibice byacu bikurikiraho. Gusa turakwibutsa ko izi video zacu iyo uzikunze, dufite playlist, dufite urutonde rw'ukuntu zikurikirana, zijyaho zikurikirana buri gice cy'inyubako, uhereye ku gice cya mbere ukageza ku gice tugezeho. Dufite n'uburyo wazibona bikoroheye, washaka igitabo se, waduhamagara se, ibyo ni uburenganzira bwawe bitewe n'uko ufashwa. Ariko turanagusaba kugira ngo izi video ujye uzisangiza abandi, kugira ngo kujya mbere kwacu kugaragarire bose. Icyo mvuga kujya mbere ni ukujya imbere hamwe mu by'inzira y'Imana. Reka rero dusengane. Turagushimiye Mwami Yesu kuko ari wowe uduha kumva, ari nawe uduha gushyira mu bikorwa ibyo twumvise. Turaguhendahenda rero kugira ngo aho umwigisha agarukira, umwuka wera ahahere, akomeze kandi asohoze mu izina rya Yesu Kristo ibyumviswe, abisohoze mu mitima, kugira ngo bye kuguma mu matwi gusa, ahubwo bigere mu mitima, bigere mu buzima, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo dukore iby'ijambo rya nk'uko wabigambiriye
ngaho nkundira twese tujye imbere mu by'inzira yawe, ubuntu bwawe budufashe databuja mwiza kumenya icyo dufite, kuko rwose ni wowe udufiteho umugambi kandi aho ushaka kuzatugeza no kuba tugeze kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu, amen.